nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'i Burayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788990576. Yes, turabasuje cyane, twongeye kubifuriza igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwe mwese abakunzi ba Jeune Official, aho mutwumva merereye, abatwumva muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, abatwumva muri ku mugabane w'Uburayi, abatwumva muri ku mugabane wa Amerika, abatwumva muri ku mugabane wa Asia ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Reka tubabwire ngo igitondo cyiza, tubifurije kugubwa neza, tubahaye ikaze no muri rwose nk'ibisanzwe hano kuri Jeune Official muri amakuru yo muri iki gitondo. Atwara mu byukuri amakuru yacu n'umuri nk'ibisanzwe agiye kwibanda muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko tukaza kwibanda mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo. Iyi mirwano ikaba yarahanganishaga M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, tutibagiwe n'abambari bacu. Iyi mirwano ikaba yaberaga muri teritwari ya Warikare, akaba ariho tugiye kuza kwibanda tubagezaho operation yuko ibintu byari bimeze cyangwa se uko imirwano yari iteye cyangwa se uko urugamba rwari rumeze. Byose nk'uko twaye basezeranije, tukatwibazaniye muri iyi mujyi cyangwa se muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi. Ibiro bikaba byarabaye ku munsi w'ejo, byose tukatugiye kubigenda tubibagezaho. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kwa kabiri, turi tariki 3 z'ukwezi kwa 12, turi muri 2024. Nyemerero nkubwire ko rwose icyo usabwa ni ugukanda kuri subscribe. Niba utarayikanda birashoboka ko ugeze ku mibura ari ubwa mbere, hita ukanda kuri subscribe, hanyuma kandi no kunzogera kugira ngo inkuru zacu rwose zicyagera uzajye uba mu bambere mu kubona notification. Hanyuma ku bantu mwayikoze like ndetse na share ntimuze kubyibagirwa, hanyuma ibindi mu biturekere. Mbafitiye amakuru menshi cyane, ariko by'umwihariko nkaba ndibuze kwibanda ku mirwano yabaga ku munsi w'ejo muri teritwari ya Rubero, hanyuma tukaza gusimbukira no muri Rucuro. Mbafite inkuru itari nziza ku barwanyi ba FDLR, ariko ikaba inkuru nziza ku barwanyi ba M23 ndetse n'abayikurikira cyangwa se n'abagira batya rwose bakunda ibyo ikora. Nkarundi buze kubaha inkuru nziza hano muri teritwari ya Rucuro. Twigendero, reka duhite twikomereza na operation, nta mwanya wo gutinda dufite. Reka duhite twihera cyangwa se twigira mu mirwano yabaga ku munsi w'ejo, tubabwire uko ibintu byari bimeze. Nababwiye nti none ni wa mwanya rwose twabamenyereje cyangwa se bya bindi twita ngo ni operation, nibyo tugiye kubagezaho cyangwa se tugiye kubabwira uko urugamba rwagenze ku munsi w'ejo. Nyemera duhere rero sasa, reka duhere uko byatangiye. Baravuga bati uko byatangiye. Wamaze gukanda subscribe, like wamaze gukoraho, koraho ubundi tuzamuke. Ndagira ngo mbere yuko twinjira mu bijyanye n'urugamba, manze mbibutse dusubira inyuma gato cyane. Narabwiye ntihari ahantu muri teritwari ya Rubero M23 yamaze kuhajyana, cyangwa se mu bamwe mu basirikare bahajyanye b'indwanyi bakomeye cyane, bamaze kohereza umwana w'intambara. Uyu nguyu witwa Ngaruye Boduwe, General Ngaruye Boduwe, yamaze kujyanwa cyangwa se yajyanwe hano muri iyi teritwari ya Rubero. Ndababwira nti n'uwitwa Kiropapa, uyu wamenyereho rwose cyangwa se uzwiho kuba katinga ibintu bijyanye n'imihanda rwose mu rugamba donc mu rugamba muhanganyemo, we abacunga ahantu hari ibintu by'ibimodoka byaba ibifaru byaba biki, ababicunga birehariha ku buryo rwose kugira ngo mubisubizeyo igihe mwagabye ibitero mwifashishije imodoka, kugira ngo izi modoka mwe mwazisubizayo biba bikubiye gake cyane. Aba bagabo rero
mu minsi hashize nibwo nigeze kubatangariza inkuru mbabwira ko aba bagabo bamaze kujyanwa hano muri teritwari ya Rubero nyuma yuko hari n'ubundi hari udutero tugiye dutandukanye ngaho mu by'ukuri 23 yageze Kamandi City yageze Kamandi Lac ariko bakavamo munyihanganire rwose iki kiganiro cyo muri iki gitondo ngikoze ndi no gufata rwose kuri ka coffee muze kunyihanganira rwose kugira ngo ibintu bigende neza ndavuze neka nze mfite naga coffee kugira ibintu bigende neza. Abagabo bakiri hariya rero bakigera hariya ni bamwe mu bagabo bo rwose iyo bageze ahantu ntago bajya bapfa kurwana mu bintu by'akavuyo barabanza bakigatere bakamenya uko ahantu hameze. Ariko by the way mbabwira ko uyu witwa Kiro Papa rwose abameze nk'umusada ahantu henshi hari urugamba bahari aho bari burwana urugamba rukomeye cyane uyu aba yajyanwe n'inkimbunda y'umusada. Ibi nakaka kantu mukandika ahantu. Hanyuma rero mu by'ukuri ubwo uyu Ngaruye Baudouin yabaga ari gutegura ibintu bijyanye n'imirwano hariya akihagera yasanze M23 abarwanyi bayo bamwe barazamutse bagera ahantu bita za Kamandi. Iyi nkuru twarayiburekinze turavuga tuti M23 bageze Kamandi. Arangije ageze hariya ahantu hitwa za Kirumba arababwira ati nimugaruke inyuma ati mureka ku gace abazarendo bakazemo. Nika abasore babigenje bahise bagaruka inyuma bafunga inzira aho ngaho rwose kugira ngo badatangira kugabwe bitero bava za Kamandi babasanga za Kirumba. Noneho ubundi barafunga abazarendo bakona FARDC na FDL bamanukara muri za Kamandi City bati twamaze kuhagera kabaye. Ubwo twatangiye uko byatangiye mwihangane biraza rwose nababwiye nta makuru ndaza kuba ikitwa idonido. Baudouin yakomeje gutegura urugamba. General Baudouin yararuteguye bikomeye cyane ariko abagabo ntibamenya ko uriya mugabo aho yageze ibintu biba bigiye gusa no mu by'ukuri bigira umurongo. Bakomeje kuzajya bagaba udutero shuma bakatugaba hano muri za Kirumba utundi dutero bakatugaba ahantu hitwa Katwa ndetse na Kikovu utu duce twose bagenda batugabamo ibitero ariko force zagabaga ibitero za FARDC bakaba baraturukaga ahantu bita ngo ni Alimbongo bakamanuka ahantu bita ngo ni za Matembe kuko hano kuri hano Matembe bari bahafite na bariyeri bakamanuka bakaza bakagaba ibitero barangiza bagasura twara nk'udutero shuma. Nuvuga ngo bamanukanaga imodoka za gisirikare bagakubita barangiza bakazisubizaho birukanka kibuno mpamaguru. Ubwo niko uri kubiga harimo kugenda bigaho. Tudatinze ngo twizimbe mu magambo ku munsi w'ejo tariki 2 nibwo General Baudouin yari yamaze kubona igisubizo arangije rwose aravuga ati noneho reka twadivansinge. Ariko ku rundi ruhande reka nongere mbibutse gato cyane ni mu gihe mu minsi yashize twabwiye ko ari abasirikare cyangwa se M23 yapasingishije abandi basore benshi cyane. Ndababwira nuko byaba kose M23 igiye kwagura kugira ngo abasore bapasinze baze kubona ahantu nabo baba bakontrole cyangwa se babarizwa. Uyu munsi rero rwose cyangwa se ku munsi w'ejo uyu munsi munyene mbabwire ko ku munsi w'ejo M23 icyo byo bakoze abantu benshi mu gihe ingabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa zo zari zihugiye ko bashobora kujya gufata pinga niyo bashizemo imbaraga zikomeye cyane. Uwitwa General Baudouin yategetse abasore be baturutse ahantu bita Kikovu barakuzamukira za Katwa barangije bakuzamukira hagana ku isaha 12:10 na gutyo bari bamaze gusenya bariyeri y'umugabo ya FARDC ndetse na FDL iri ahantu bita ngo ni Matembe. Saa 12 bari bamaze gusenya bariyeri ibitero bikomeye cyane. M23 uburyo kino no ku munsi w'ejo agabyemo ibitero bwari uburyo budasanzwe. Nabwe aba basore rwose bafite utuntu tw'udushya twinshi cyane bafite bari netukoryo bafite ukuntu sasa bajya bagabamo igitero buri rugamba bafitemo akantu kagashya bagomba gukora. Ku munsi w'ejo bagize gutya
barabanza bambutsa basirikare bamwe bambuka mu buryo bwa magendu, barambuka bajya inyuma cyangwa se imbere, reka tubyite imbere, niba turi bubyite inyuma y'iyi bariyeri yari iri ahantu bita Matembe, barayambuka mu buryo bwa magendu bajyamo hagati. Bamaze kugera bahasinyara bari batatse abo basize inyuma ko bamaze kugerayo, ariko biha intera ndende. Ubwo namaze kwinjira muri operation. Hanyuma rero mu by'ukuri abari hano kuri Matembe, hano za Matembe hari bariyeri. Mu gihe M23 yarahageze bararwana, barashigikira isasura ibisasu, kuko ndakubwiza ukuri ngo ahagana ku isaha saa 12 n'indi minota hafi ziri gushyira saa moya, urugamba rwari urugamba. Noneho mu by'ukuri FARDC bahise batangira kwaka umusada, aho kugira ngo umusada bawubone bumva hari n'abandi bari kurasa iyo hirya inyuma yabo bari kurasa. Baravuga ati se mwoka byaramwe, none M23 cyangwa na hari iwacu basubiranyemo. Ati se abo bo baturutse. Urumva umusirikare uri ahangaha yasaga nubaye, donc yasaga nucanganyikiwe, arimo kurwana, ariko aho yari yize ko agomba guturuka umusada, nta musada yari, donc yumvaga naho byakomeye. M23 izi neza ko bano bagabo hano hantu bari, hari ibintu by'ibyombo bibacanga, bagakoresha amatelefone y'ama-smartphone, network ngo rwose sinzi ikintu baterekaho hariya, rwose network y'amatelefone itikatinga. Udafite icyombo nyine kiri satellite cyangwa se money pack, niba babyita ngo ni bya money pack, icyo gihe rwose uruzi barukujyanye kaba kabaye. Ikoranabuhanga ubwo naryo riba rirakatinze. Abari bari hagati ntago bigeze bongera kubona ngo ese noneho twasaba umusada dute. Ubwo wari ubayoboye yatangiye kubabwira noneho ko bagomba kurwana bikuramo cyangwa se birwanaho bashaka inzira imwe. Kujya inyuma ntago byari bishoboka, kurwana basubira inyuma ntago byari bishoboka. Impamvu bitashobokaga nuko nyine urumva mu mugongo wabo naho barasaga. Mu mugongo wabo naho barasaga. Babonye rero bikomeye cyane, abashoboye ngo bahise batangira kwiyambura ya myenda yabo. Murabizi imyenda ya gisirikare baba yambaye, ariko bambariyeho ibindi. Tayari batangira kwigira abakozi, batangira kwigira abaturage bari bazindukiye mu mirimo. Iyi tekinike rwose kirazira kuzabona rwose nta musirikare wa FARDC ubanza barayigizeho bose. Unyuze ku rutoke, ubonye igitoke giti kuracikorera, ukagira nyine ngo ni umuntu wari uvajyanye nk'igitoke ahantu, ni umuturage, kumbi ni umusirikare, imbunda bataye. Ubwo abandi nabo bari kugenda birwanaho nyine barasa uwo wari wagize ubwo bwenge, ari kugenda asubirana inyuma, ari kuba nyine bari kubarasa umugenda. Ubwo bari gusubira inyuma bahise bafata urundi ruhande berekeza ahantu bita ngo ni za Bingi, iyo ngiyo rwose niyo berekeje. Ariko urumva ko mu by'ukuri ikintu cyitwa isasu ryari isasu. Abari muri Arimbongo rero ngo niho hari ibirindiro bikuru byasaga no mu by'ukuri biri gucunga kugira ngo M23 itazazamuka ikagera za Kitsombiro, ikazamuka ikagera za Rubero. Abari hano za Arimbongo, kuko bakubwira ko hano za Arimbongo n'ubundi ngo M23 yari yarigeze kugerayo, ariko irangije isubira inyuma. Abari hano rwose za Arimbongo bo bamaze kumva hepfo ruguhanisha isasu ari isasu. Icyo bahise bakora nta kindi kitari uguhita bagenga imbunda, barahambura imbunda zose zitwa ngo zirakomeye, kuko bumvaga mu masasu yari kurasirwa hagati ya Arimbongo ndetse na Matembe. Babandi bari bagiye mu by'ukuri mu buryo bwo kugira ngo bacemo kabiri connection, cyangwa se babe bakubita umusada yaturuka za Arimbongo. Bakimara kumva amasaso bavuze bati aba Kenya ko mu by'ukuri babazamukanye babadivansinganye impaka babatugejeje iruhande, ntibaduteguze ngo tubahe umusada cyangwa se tube twanacomora imbunda hakiri kare, bakaba bagiye gutuma bazidufatana. Barangije bahita bafunyamo barirukanga kibuno mpamaguru.
bazihambuye barazirukankana. Ubwo ahangaha niho bya binyamakuru noneho sasa byo byandika bivuga kuri guverinema cyangwa se bibogamira kuri guverinema byatangiye kuvuga biti imirwanire kubera muri Matembe M23 na Kakarongo bahita bongera bakavuga ngo na RDF ngo bimeze nabi noneho ngo batugabye bitero ngo bahonyuye amabwiriza ya CCRF ibintu nyine bindi hariya ivumbi ratumuka. Ariko abasore barakomeza baragucanirira, FARDC barirukanka barashwiragira. M23 ngo yageze hano muri Arimbongo, ariko abagabo bari kuva za Arimbongo hari imbunda zoroheje kuzitwara zidasabwa guhamburwa cyane, ngo bagendaga bohereza ibintu by'ibikompora barasa inyuma nyine ibintu by'ibikompora batwenda ntabwo ari burori bashura mu ba M23 bikagenda bigwa mu bikorwa remezo bikagira bite. Nk'iyo nzu muri kubona aho ngaho rwose ni inzu muri aka gace ka Arimbongo, ariko iyo nzu igisasu cyayiguye iruhande cyari kishenyaguje, ngira ngo murayibona iyo y'ibyondo. Ariko nyine ni bwa buswa bwabo cyangwa se ni kwa kundi kwabo ngo birutse barasa rwose bagenda bahindukira barasa birwanaho. Mu by'ukuri nuko nguko byagenze. M23 rero aka gace ngo ibikagezemo ka Arimbongo ku buryo bworoheje cyane, nkuko rwose abantu sinzi n'abantu muri groupe z'abawazarendo nizera ko none nta muntu uri buze kwabeshya ko muri kubibona bino kugenda bicyaracyara rwose ku marezo sosiyo ko M23 rwose yamaze kuba cyangwa se iyi Arimbongo yabaye tombe. Niko rwose mbona bimeze, keretse M23 baramutse yakoze byane byabo biri plus strategique bakabagaruka inyuma bagafungira hano za Matembe. Ariko Arimbongo nje amakuru rwose nararanye nuko Arimbongo M23 yayirayemo. Arimbongo M23 yayirayemo. Aya ni amakuru rwose mfite. Imirwano yo ku munsi w'ejo akaba ari imirwano ikomeye cyane, ni imigandurwano yagiye igarukwaho n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye ndetse binakomeye, harimo na Jeune Official kuko nejo twe twabigarutseho. Ndababwira nti rwose ibintu byakaze nguko uko urugamba rwe rumeze ku munsi w'ejo, nguko uko urugamba rwe rumeze ku munsi w'ejo. M23 ikaba yahanyuze yesheje umuhigo cyangwa se rwose yahanyuze gitwari, aho yabashe gutsinsura cyangwa se gutsimbura izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa. Bakubwira ko rero aha hantu mu by'ukuri wenda turi no kuhava, munyemere mbabwire ko aha Arimbongo bari ni mu birometero bitari byinshi cyane kugira ngo ube wagera za Masisi ku zone. Plutôt nanjye ngo Masisi ku zone, sorry, ni kuri Rubero ku zone, kuko urazamuka ni route principale, hari umuhanda munini cyane uri route principale uzamuka ukagera ahantu bita Bikara, ukakuzamukira rwose ukagera ahantu bita donc ubanza guca ahantu za Kicombiro, ukazamuka ukagera ahantu bita ngo ni Kalungu, ukazamuka ahantu bita za Bikara. Iyi ni route principale. Ukagera hitwa ngo ni Katumbi, ukazamuka rwose ukagera ahantu bita ngo ni Kalongo, tayari ukaba wageza ahantu bita ngo ni Rubero Hospital cyangwa se ukaba ugeze ku ibyo bitaro ubwo nahita winjira muri Rubero ku zone. Nguko rero uko ibintu bimeze iyo wageze ro kuri Rubero ku zone, ikiba kigiye gukurikiraho ngira ngo uracyumva. Iyo wageze kuri Rubero ku zone, ikiba kigiye gukurikiraho rero nuko uba ugomba guhita ugera za Butembo. Nguko rero uko ibintu byari bimeze, nguko uko ibintu byari byifashe muri urugamba rwo kuri uyu munsi rwabaye ku munsi w'ejo rwose, niko situation yari imeze. Imirwano ikaba yaracaga ibintu, ariko M23 ikaba yabyitwayemo neza cyane nyuma yo gushwiragiza izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa. Reka rero sasa twinjire n'ubundi hano muri teritwari ya Rucuro, niho ubundi bijya gutangira byatangiriye. Ngira ngo murabizi ko M23 ijya gutangira kwinjira muri iyi teritwari ya Rubero yahere hano mu hantu bita ngo ni za muri aka gace ngo ni za Kanyabayonga. Iyi Kanyabayonga ro mbibutse ko agace kamwe kayo gafashe kuri Rucura kandi kagafata hano muri teritwari ya Rubero. Niho ibintu bundi niho byagize gutya muri teritwari ya Rubero bitangirira aho ngaho.
nk'uko rero amakuru mbafitiye atariho ivumbi hano muri Rucuro, amakuru mbafitiye atariho ivumbi nuko mu by'ukuri naho ku munsi w'ejo hiriwe imirwano ikomeye cyane. Iyi mirwano ikaba yaberaga ahantu bita ngo ni Kazaroho. Aha n'ubundi mu minsi yashize twari babwiye ko haberaga imirwano za Kazaroho, gusa ariko impamvu ngarutse hano za Kazaroho nuko habereye urugamba rukomeye cyane. Urugamba rukaba rwasize mu by'ukuri hari umwe mu bagabo batangaga amakuru kuri abarwanyi ba FDL rwose, akaba rero ku munsi w'ejo yarafashwe. Donc yafashwe tariki ya mbere ntabwo rwose yamubereye itariki nziza. Itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 ntabwo yigeze imuhira, kuko bakubwira ko rwose yafatiwe ahantu bita za Runzenze. Aha rero Runzenze akaba ariho yacakiriwe, nk'uko amakuru abivuga ngo uyu akaba yaratangaga amakuru kuri FDL ziri ahantu bita ngo ni Marangara. Donc yataga amakuru ya za Marangara ndetse na Kanyangiri, akaba rero yarayavanaga aho ngaho akajyana muri babarwanyi ba FDL bari harazakaza roho n'ahandi yagiye atandukanye. Nyuma rero yuko mu by'ukuri uwo munsi utigeze umuhira, ntabwo rero byaje gukomeza, bikaba byaraje kurangira rwose M23 imucakiye. Amakuru yandi rero mbafite nuko imirwano yabaye ku munsi w'ejo n'ubundi FARDC ndetse n'abambari bayo cyangwa se FDLR ndetse na Wazalendo ntabwo byigeze bibahira, kuko bakubira ko rwose bahatakarije abarwanyi benshi cyane, bitewe nuko bari baje bisize insenda abarwanyi ba M23. Bazi neza ko iyi Kazaroho rwose bagomba gukora ibishoboka byose bakayikubita. Bakayikuramo, kuko hari ahantu ngo ubundi ngo nindiri ya FDL, kuko bakubwira ko ngo FDL zagiye ziva za Giseguro zose ngo ni haruguru naho ngaho rwose zagiye kwikusanyiriza. Ariyo mpamvu bakubwira bati Kabambayambaye hariya umwota ugomba kwaka mpaka rwose ibintu bikagenda neza 5 kuri kagenzi kako. Nguko rero uko urugamba rwo ku munsi w'ejo rwari rumeze. Ubwo abandi namwe rwose mufite ikindi kibazo mwifuza kwa mwamenya ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo, ubwo nyine mu by'ukuri ni karibu mutubwire, tubabwire uko ibintu byari bimeze. Gusa ariko ku rundi ruhande no muri iki gitondo nabwo birashoboka kuba urugamba rwaba urundi cyangwa se muri bice n'ubundi haba habyutse urugamba cyangwa se rukaza kuba. Urabona ko twe twazindutse mu kiganiro, turi ku isaha 10 rwose ziri gushyira 11. Ubwo haramutse habaye indi mirwano cyangwa se habaye ibindi nabyo twabibagezaho 5 kuri kagenzi kako. Ngayo nguko rero bakunzi ba Eugene Official, ndabashime cyane. Umuntu roho uhageze nababwira ndibuze rwose mu kiganiro cyacu ndibuze kwibanda ahantu habiri, ni muri teritwari ya Rubero ndetse na teritwari ya Rucuro. Naho ngaho rwose nagomba kubageza amakuru yaho, ibindi rwose turebagezaho mu masaha ari imbere. Kanda kuri subscribe wowe uhageze bwa mbere rwose, hita ukandaho kugira ngo nawe uzajye ugendana n'ibigezweho. Hanyuma kubamaze kuyikanda rwose namwe mudukurikiye babwire ngo mukomeze munogerwe na gahunda zacu, ariko mwibuke gukanda like ndetse na share kugira ngo ibintu bizajye bigenda neza 5 kuri kagenzi kako. Andi makuru rero ni mu yandi masaha ari imbere. Yari Fighter, namwe rero mwakoze cyane. Imana ibarinde kandi ibane namwe. Ciao.